bihari nanjye mbona ko ari cyo nakora ntago ndarinda gusaba ntago kuvuga gusaba agomba kumisaba nanjye nabisaba ahubwo so ntabwo nikomeje mbivuga ni haboneka opportunity maybe hakintu kizakogwa by'impano ntago imodoka naziguriye zari zanjye biti cyane ariko ntago ari yazinguriye. Mu minsi ishize byavuzwe ko wari ugiye kwinjira muri management ukaba wanafasha equipe nationale kureba abakinyi bamwe na bamwe wareshya bakaza gukinira igihugu cyawe bigendeye ku izina bigendeye kuri personality yawe. Ibyo bintu koko byabayeho waba wenda hari imikoranire kuri ubihe hagati yawe na federation na ministeri na kurera equipe nationale cyangwa ntago ari ukuri? Ntabwo ari byo nta bihari nuko akoje mvuga ati ni hamuka habaye ikintu cyiza nk'icyo nta mpamvu umuntu yagikora ariko ntago bihari. Bakwegerera bigusabye byose birashoboka kuri isi nta Jimmy Gatete ikaze mu Rwanda. Abantu baribaza Jimmy haje mu Rwanda muri gahunda yihe kuri ubu ngubu? Sorry kumigenda yanje hano bisanzwe je wacu bisanzwe ariko zanywe atubiri ko nabivuze hari n'igikorwa cy'umuvandimwe cya Kigali Universal cyo kwifungura so kumushigikira so Kimugarutse mu Rwanda hari hashize igihe gito yavuye hano i Kigali urimo natubwira ko uje mu gikorwa cyo gufungura Kigali Universal ni iyihe mpamvu kuko ni gake wagiye uza hano iwacu ese murakorana haba hari impamvu yihariye nicyo cyatuma ugarutse mu rugo kuba wafungura kino gikorwa? Oya nta mpamvu ihari hari ni bisanzwe ni cyane ko ni n'umuvandimwe ntago ari kintu ngo ni business to ni umuvandimwe soje kubaha kumufasha supporting ko ikibazo cyiza gikomeye gitoroshe gusubiza ariko umwanya wose murashaka gukora ikintu bibaye ngombwa bishoboka so nta kibazo. Umuntu yagira n'amatsiko ufite izina riremereye nk'uko mugenzi wanjye Regis yarabivuze ariko wagaragaye gake nyuma yo guhagarika umupira 2010 ukimukira muri Amerika numva ni incuro ya kabiri garutse mu gihugu cyawe kuki Jimmy agaragara gake mu bikorwa birebana n'iterambere ry'umupira w'amaguru tugeze kukubona rimwe Ferwafa baguha amahirwe yo kujya gukora amahugurwa mu Budage ariko ntiwabikomeza umuntu yakwibaza Jimmy n'umupira ntiyifuje gukomeza kuri karere nk'umutoza kubagira icyo afasha bari umuntu abe mu gihugu kuki ugaragara gake mu bikorwa by'iterambere ry'umupira w'amaguru mu Rwanda? Ibibazo birakomeye ariko navuga vuge gambo make nta kirarenga byose birashoboka so simbona igisubizo naguha nyacyo gifatika ariko nta kirarenga so ujye bitekerezaho kutekerezaho icyo akora mu rwego kugira ngo supporting football mu Rwanda. Ndabitekerezaho icyo nshoboye cyose nagikora kizashoboka cyose ndazagikora gute se twakinira gute baragukunze kandi kuva bakikubona umva hari ikikiri inyuma gihari wakabaye ba reka twizere ko wenda hari ikintu kizakogwa wenda nyuma niko navuga. Jimmy ujye ukurikira ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu ubona urwego rwa rumeze gute muri no minsi cyane aho bigeze aka kanya? Ndakurikira ngo atari cyane ariko nibaza ko bimeze neza ejo bundi nuva barakinye za friend games bagi bazitsinda bitwaraye neza ariko navuga so na mtsinzi baruka gutsinda South Africa so nibaza ko bahagaze neza Jimmy nkuko nabyumva n'abanyamakuru bose babivuga yego turabizi umuntu ugira amagambo make ntago ushaka kuvuga ibintu byinshi cyane ariko iyo bigeze ku bintu by'umupira nk'ubushaka kujyamo nyine kubivugaho ubica hejuru kanatanga ibisubizo biri diplomatique nzabirebaho hari icyo nzakora ariko abantu bakavuga bati haba hari ikintu gituma Jimmy nk'imbogamizi ataza ngo atange umusanzu mu buryo bugaragara. Twabonye generation yawe ba Jimmy muri isa bashinze amakademi hano Karekezi yigeze gutoza hano
kuki Jimmy twumva nyine asa n'uwacecetse ibintu adashaka kubiganira? Haba hari imbogamizi ihari wenda abantu batazi uvuga ati ndirimita sinshaka kubiganira, hari impamvu yabimbujije ifatika, cyangwa wenda ni character yawe isanzwe nuko uteye nyine? Ya nta kibazo na kimwe gihari kuvuga menshi rasitari na byiza. So ariko iyo wenda nashaka kuvuga ibintu nge deep nuko hari ibintu abanzi ushaka kumbaza ikintu ntakizi, babisabye banshatse nanjye mfite icyo mbona nakora icyo genza bikora. Ubushize ubwo ari mu Rwanda wahuye n'umukuru w'igihugu, ibintu byavugiwe ku rwego nk'urwo, ndabizi ko ntabivuze kukubaza wenda ngo amabanga ngo mwavuganye ibihe n'ibihe. Hari n'abantu benshi bavuga ko umwe mu bakinnyi yahaye rwose impano, ngo imodoka ya Serika watunze y'umutuku ya mbere, ngo niba ari iya mbere cyangwa iya kabiri sinzi, ngo umukuru w'igihugu yayiguhaye. Ababyibora se muri ibyo biganiro hari nk'akantu gato kaba karabayeho ku buryo k'ibiganiro, ku buryo hari icyo wazaza gufasha wenda, ko ntekereza ko ari umuntu wa nyuma wabigusaba wenda ukabyumva, kuko ubyumve ko abanyarwanda barabikeneye. Sinkubwa ko umukuru w'igihugu asaba ibyo bintu, ibyo nabwiye ko bihari, nanjye mbona ko ari cyo nakora, ntago ndarinda gusaba, ntago kundi gusaba agomba kumisaba, nanjye nabisaba ahubwo. So ntabwo nikomeje mbivuga ntihaboneka opportunity, maybe hakintu kizakorwa by'impano. Ntago imodoka naraziguriye zari zanjye biti cyanjye, ariko ntago ari yazinguriye. Mu minsi ishize byavuzwe ko wari ugiye kwinjira muri management, ukaba wanafasha equipe nationale kureba abakinnyi bamwe na bamwe wareshya bakaza gukinira igihugu cyawe bigendeye ku izina, bigendeye kuri personality yawe. Ibyo bintu koko byabayeho? Waba wenda hari imikoranire kuri ubihe hagati yawe na federation na ministeri wenda kurera equipe nationale, cyangwa ntago ari ukuri? Ntago ari byo, nta bihari. Nuko nakojeje mvuga ati nihamuka habaye ikintu cyiza nk'icyo, nta mpamvu umuntu yagikora, ariko ntago bihari. Bakwegereye babigusabye? Ibyo byose birashoboka kuri isi, nta na rimwe. Hanyuma Jimmy, tubwire nk'iyo wenda wumva buri muntu wese arimo avuga ati Jimmy arakeneye mu mupira w'u Rwanda, Jimmy ashobora kuza muri equipe nationale akagira icyo afasha, ashobora kuza muri federation akaba yagira icyo afasha, we ku bwawe iyo wumva ibintu nk'ibyo ngibyo ubitekerezaho iki, cyangwa uba wumva ari nk'igitutu cyane baba barimo kugushyiraho? Oya, nta kibazo, ni ibintu byiza pira kuzamo kugira icyo nawukoraho. Ni baza ko ari ibintu nzi, ushobora nibaza ko ari cyo hari umusanzu natanga, niko nibaza. So nta urabinsaba, nta uranyigira, nta gihari. Bibaye nibaza ko bizatanga umusaruro. Bizumva bigushimishije ku giti cyawe bitewe n'amateka akoze mu gihugu? Ibintu byiza, iyo abantu bakuvuga ibintu byiza nyakiriye gutya, bigomba kunshimisha, byumva. Jimmy, ngenda kubaza kuri Kigali Universe, ni igikorwa uje gufungura, ariko nanone ni igikorwa harimo ishusho yawe nini cyangwa se icon irimo, sinzi niba warabibonye. Ubifata gute kuba icon yawe iri muri Kigali Universe, ariko se nanone umubano ufitanye na Coach Gael nyiri Kigali Universe wihariye n'uwo? Nabivuze, ntago n'umuvandimwe, ntago ari business, ntago ari ikintu tandukanye n'undi muntu, ni umuvandimwe. So niyo mpamvu ndi hano kumuba hafi, kumujya inyuma, kumushigikira. So kuba yarayishize hariya, wenda umuntu wese ushobora kushaho n'iyundi muntu akora imbere yahisemo giye, urumva umuvandimwe we, ama ibindi ushobora kuba ari impamvu, nibaza impamvu ushobora kushaho n'iyundi muntu. Jimmy, kimwe mu kintu abanyarwanda gituma banagukundana amateka yawe n'ikipe y'igihugu, igitego watsinze Ghana, igitego watsinze Uganda, biri mu mitwe y'abanyarwanda benshi, binatuma harabaye ishusho wabo. Stade Amahoro yaravuguruwe, ngira ngo ahoro nawe urabikurikira, nta gihindutse. Umukino wa mbere waberamo abo w'aba legend mu kwezi kwa 9, twakubonye mu ba legend batoranyijwe ko bazakina ino mikino y'aba legend ku rwego rw'isi. Se ukora imyitozo, uzaba ufite equipe yawe ndya abanyarwanda, ni y'abakinnyi bo mu karere. Abanyarwanda wenda bakwizera ko bazongera kubona Jimmy Gatete atera umutwe kuri Stade Amahoro icundura zikanyeganyega? Ko birantangaje kubona nta gukurikira kandi akazi kawe. Amakipe yaratoranyijwe deja,
nateraturanyijwe gukora ibyo ndayikora nyine nk'abavetera nyine rimwe kabiri mu cyumweru umwanya mbonye tuzabereka ibirori byiza niko nibaza turacyatera gatoyi imbaraga nizo zidahari ariko turacyagerageza. Abanyarwanda bahishiki kuri uwo munsi umukino wawe wa mbere muri stade Amahoro kuko kiteze ko umwe mu bakinnyi bazayikina mu Rwanda. Nizera ko bazaza ari benshi kuko cyane cyane harimo n'abakinnyi benshi mpuzamahanga bazaba hari, so nibaza umuntu azasiba kutababona sinzaho zongera gurira abona, so nibaza ko abo bose muzi bazaza abakinnyi bakomeye. Yes, ntago bazabereka wo mukino baberekagaza bakiri imyaka 20 ariko nibaza ko bazaba ari ibirori byiza abantu bose bazishima. Jimmy Gatete, aho uri kuba hari ibikorwa ufite biguhuza na sport cyangwa ni ibintu wagiye ku ruhande burundu? Aya nta bintu mfite bimuza na sport gusa ndacyabikurikiranira hafi bisanzwe umuntu yakukinya umupira cyane akunda sport. Jimmy, ubushize twakurusha kugira ngo tuganire wadusabye ko twavugana na coach Gaël kugira ngo abe yakwemera yuko ushobora kuganira n'itangazamakuru. Uyu munsi duhaye umwanya uhagije ngira ngo kuva wahagarika gukina umupira w'amaguru pare ya conference de presse yabaye mu minsi ishize nabwo gusubiza ibibazo bike, nibwo bwa mbere uganira n'abanyarwanda umwanya munini itangazamakuru ry'u Rwanda. Ni coincidence ko Jimmy niba umuntu amushaka ace kuri coach Gaël afunguye igikorwa Jimmy Gatete tubonye akitabira aho ntago waba wenda ari ni manager sinzi namwita manager wawe araho byaba bihuriye kuko ubushize ndabyibutse neza wadusabye ko twaca kuri coach Gaël kugira ngo tuganire na Jimmy Gatete. Wamwita ibyo ushaka byose, wamwita manager, wamwita umuvandimwe. Nibaza ko kira gihe byari bigoye kubera abanyamakuru bashaka ko tuganira kandi umwanya wari muto kandi ku giti cyabo umva sinaye kubishobora. Ariko nta kibazo genda hari ushaka kuganira, nta kibazo wancaho wamucawe nta kibazo. Jimmy Gatete nk'ikipe ya Rayon Sport wakiniye wino minsi iri mu bihe umuntu yavuga ko bitari byiza, ugiye kurikirana ubona ubuzima irimo akeguka, niye nama nkaye watanga umurejandere wayo ni nako twabyita. Urumva ntago ari byiza birabaje, ariko nkuko mwiza bivuga hari ibintu ushobora kumbaza ntazi ntakurikirana sinzi ikibazo aho kiba kiri, so biba umuntu usanga nashobora gusubiza ikintu. Ariko nizera ko bizarangira ko niko bimeze. Mariko Moje imyaka 20 irengera shize utsinda igitego nabo ku Mahoro cyajyanye u Rwanda muri kan nyuma y'icyo gitego nta kintu kiratsindwa ngo tube twajya mu gikombe cya Afrika. Ku bwawe nk'umuntu ukurikirana football ubona ari iki cyabuze n'iki wagiraho inama kugira ngo ibyo nzozi twongeye tuzigira hano mu Rwanda? Nkomeza kuvuga amagambo ngumba nkoresha, urumva je mbahana mazigiye mba hanze ngarutse ejo bundi ntago nkurikirana bihagije kandi ntacyo njejwe mu mupira uburyo namenya aho bipfira. Sinzi ikibazo ari barabakinyi, sinzi barabayobozi, sinzi aho ikibazo cyaba kifira ko ntago mbirimo neza, ariko uburyo navuga icyo bivuga wakoresheje wenda ku buryo bw'ubungu bana arikoresha kugira ngo basubire. Nta banga na rimwe ku isi yose, ni imyitozo nta kindi. Yes, imyitozo. Yego Jimmy Gatete wize ubutoza, amakuru ahari nuko yifashijwemo na Ferwafa, tuvuze Ferwafa mu Rwanda birumvikana. Wararukiniye abanyarwanda baragukunda, ubu aho uri umva nta kigomba u Rwanda? Ntacyo rugomba n'ubundi kuri ntacyo bigomba ko gihe cyane nakoze ibyo nshoboye ko bingana kose. Ubumenyi ngubu ufite n'ibijyanye na experience ubu ngubu nabona nakubwiye ko hari igishoboka, si ngombwa ko bo banshaka nani nshaka kubashaka, nabo banshatse ni byiza, icyo bansaba ngishoboye nagikora. Niyo ngomba nkubwira two ndahari. Ese niba gushatse ngo bakubure ntabwo biza banshaka bambure. Jimmy, mbere ko dusoza muri Kigali Universe reka nkwibireho amabanga make y'ibigiye kuba. Uzaba ufite equipe, uzaba uyoboye nk'umurejande izakina n'ikipe y'abacuruzi ba hano mu Rwanda, igakina n'iy'abanyamakuru, ikongera igakina ndetse n'iy'abastar bandi bo muri entertainment. Yego ni minifutu ntabwo ari ikibuga kinini cyane, ariko uko biri kose nge nakumenye ukina imyanya ibiri,
na wenda turagira ngo ubwire abantu de preference uzaba ufite wakinaga ku 9 muri APR ariko niba mbyibuka neza nyine muto muri Rayon Sport ugeze gukina ku ruhande ibumoso ariko usatira muri iyi mikino nyine ya minifutu nubwo nta myanya iba yuzuye irimo Jim azongera yatake cyangwa abantu bazaba badefanda ku mpande bakwitegure mu dribble menshi. Ibi ni ibintu byo kwishimisha ariko nabivuga ushobora gukina umwanya wose bitewe n'abakinnyi bahari, ushobora kuba turi abakinnyi benshi bakina hari imbere kuko bivuze ko nshobora gukina no ku ruhande numva ntakina nta kibazo, so bizategwa n'abakinnyi bahari hose ntakina nta kibazo. Hanyuma Jimmy nakabaza kamatsiko nyuma y'igihe kinini utari mu Rwanda uyu munsi uragarutse nubwo minsi ishize waraje ko ntago wenda twabonye amajwi yo kubaza kino kibazo. Kigali urayibona gute, u Rwanda urimo urarubona gute nyuma y'igihe kinini? Yatangaje isa neza, gushize ntabwo nabonye amahirwe yo gutembera neza ariko ubu nibaza ko nzayabona, so Kigali iteye neza cyane, iteye neza akibazo gusa iteye neza cyane, sinzi magambo nakoresha meza, ni heza cyane nibyo kwishimira aho u Rwanda rugeze. Turagushimiye cyane soza se kugira ngo wenda n'abanyamakuru mumenye ko mudahejwe kuromba navuye mu rugendo rurerure cyane, ariko n'ubundi tugiye gutegura press conference, namwe mwandika ibibazo byanyu neza, nabizi byabatunguye bamwe mu banyamakuru ku munota wa nyuma, tuzakora press conference nziza tubaze ibibazo neza mukomeza kubivuga ati hari ibintu byinshi atababwiye, so nibaza ko muri uwo mwanya mwese muzamenyeshwa ari umwanya nibaza ko abasha gusubiza neza ibibazo baleza. Kigali University afungurwa ryari? Izavungwa itariki 17, 18, 19 ni launch y'imisi 3, hazabanza hakine equipe y'aba legende na equipe y'aba businessman, hakine equipe y'aba artiste n'aba journaliste, hama izizakomeza zikine finale, izindi nazo zikine umwanya wa gatatu. Hazabara abatumirwa mwese muratumiwe n'abanyarwanda muri rusange. So turagira ngo dukore ibintu byiza ako mutubabariye bwaturika karuhuka kubera ko urugendo ni ndege amasaha 28. Ubwo ibindi byo tugakomeza tukakipinga in touch. Murakoze.